ko akarawe kakana ko ari ibintu bijya bimbaho ngumva nacyushye natuye nka mu ruzari mu rusibwa kabiri namwe bijya bibabaho abakobwa turashyukwa cyane ariko bashyukoye gusa abandi bakobwa nibajye bashyuka biriya gusa umukobwa udashyukwa baho kumenya please ubwo se ubwishyuka ubumeze ute shyukwa neza ukumva uri kwakumuri ubwo se ubwishyuka ukabura umugabo ni kwa kundi umva ngo abakobwa bari kwikinisha none se ko ari agakobwa kajya kaza kakanyibambazaho biba byagenze bite aba yashyutswe byataye akarawe kagakecuru ngo wakubomora muhagaze yabameza cyetse umuntu ufite imboro nziza ndende irambuye ubasha kugera ku musi wagenda akawumanyura neza se niwe muhagarara imbere ikaba yajyamo muhagaze cyangwa cyo gafata akagogo agashyira ku gitanda agahita imboroza akayishyiramo akagucomita urasa nako umucwango kwa mwaba muri guhinguka wamuturuka inyuma ukamubomora hariya ntago yajyamo keretse ukuheze cyetse we umugabo amuturutse inyuma hariya ni amubomora fresh kikamurenga hari amuturutse inyuma nibwo amucomita agatoma n'umusi wagenda umeze ute n'igituba kibyimbiye hejuru umva twumvikane kumenya ko polisi yakwihanganiye ku bintu byinshi ariko ibintu byose ishobora kukwihanganya mujye imereza iyo nkoni mereza iyo nkoni ujya kuvuga ibintu mu mazina yabyo byagera gusa akanyanga mu mutaranda tafungo nihe ndirimbo y'abadivirati igikukoma Imana izaduha abagore beza twirongorere nzovu kutamufasha isira cyoshe we kora isira cyoshe we sabe tubwire nk'umukobwa waba waragutenda ubo mu buzima bwawe umukobwa wa mbere wanteye indobo nuwuhe ntago ndamuvuga izina ariko nawe yiteye umwako yitewe umwako gute uzi ukuntu buriya yandiriye amafaranga uzi amafaranga ganje rwose nari naramuhaye ariko tinyuka nako tekereza iki se ubusi ndi gutekereza umuntu nahaye biswi ya 50 turi kwiga mu wa kabiri ira biswi rambabazaga ye mukobwa naho nkuvuza izina ariko biswi naguhaye kiragiye turi kwiga irankomeretsaga cyane urayibuka ukumva bigenze gute ndari nayibukaga nkumva gahinda karanyishe ariko komye ko prison niwe mukobwa wenyine wagukuye amafaranga no mukobwa wankuye uvuga ngo iki uvuga nto yaragajanye wari wayakuye se amafaranga ku buryo ko babaza bigeza muri weekend nashaka gushaka ibyuma mwibanga rimeze rite mwibanga rikomeye yego nkabigurisha hanyuma ibyuma byanje nabigurishije ubwo wumva umeze ute nimereye neza ubwo usigaza ngahe sigaza senkana ubwo uhita uyakoresha iki ngura biswi ndayirarana mu mufuka w'ipantaro ndavuga ni biswi ndayimuha ndagenda njyaza ku ishuri mbura uko nyimuha cunga turangije kujya turukoza ibikoresho tamwiyegezwa ndakamupfurika ubwo umubwira ngo iki ndamubwira ntujye uri munsi mwiza yego shasa ihangane aco najane akataramagara bajaga ku isoko niko Samsung ikindi wendaga kwibariza Chita ngo ni iki ikindi nendaga kwibariza Chita kuko hano turi kwa Chita Magic TV yego umuntu yari mu kiganiro agakenera nko kujya kwihagarika mu murushya akagenda nta kibazo ni murakoze Sikovianga abakobwa bagize iki abakobwa batewe agahinda n'umubabaro ahafata amafaranga ye akayaha umugabo we aya mahase kubera iki ko mukunda umugabo akayagarura iwabo ngo bigende ute ngo amukwe biriya bintu wowe bibona ute biriya bintu ukubwira umuntu ngo nguriza nkugurire ubwo urabona hakwiriwe gufatwa uwuhe mwanzuro bakwiye kureka kurongora cyangwa kurongora niko Kanyonga amasengesho akora iki amasengesho kwita satani urimo satani kandi Kanyonga gukureba umenye usigare nta narimwe ufite kwa jina la Yesu mundebereye umuntu none se ubundi ni iki gikubita satani amagambo yanjye nayo kubita satani kuko urimo satani sha ntabwo ari gusa ahubwo hari imize nacyo tumenye indime none nicyo ushaka kumbaza Imana ibaho Yesu yabayeho abaho Muhammad yabayeho abaho assalamu alaykum wa alaykum wa barakatuh niko hanyuma nkacyakubaza kuki utamubajije kuri satani yari igiki imbere y'Imana none se wateze amatwi ntega amatwi kugira ngo nume satani reka mbwire satani reka mbwire nuze we reka mbwire umbwiye iki ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha imbaraga ubwo se ari wowe na satani waremwe mbere ninde ngo iki ari wowe na satani waremwe mbere ninde ari nyine na satani waremwe mbere ninde imbesiri yaremwe mbere ariko gihe ariko sha none se satani we ninde satani inyana y'imbwa none se wowe ushobora kutwibutsaho gato kuri la filozofi twaganiyeho turashize none ngwinyi filozofe data komeza Kanyonga aho ratowe mukosore
filozofe. Ako shangiye cyakanyimye mambona kimeze nk'igicucu. Ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi? Kuba mvuze ibyo ngo naki? Ntabwo bufite. Ariko se busha nkaho bubona ijuru zarijyamo. Ijuru no kwa shitani nshaka nzajyayo. Byose isi ubushake bwanjye. Ngo byose n'ubushake bwawe. Byose nimbi aho uzashaka nzajyaho. Nshaka hose sinzahajya. Emeri nyuma y'igihe kinini umaze gufata ku ngufu yeneke nese n'ikisigaye wumva muri iyi minsi. Muri minsi gano ngo nagwa kunana n'umuntu mudakora sex. Niyo mpamvu wese mo kujya kwikoresha amacupa. Ese Emeri ufite imyaka ingahe? Ndafukuza imyaka 23. Bro urumva Emeri na 3 beshyira? Na kira cyo ubona kingana kuri. Yes we. Rubanda rurarema. Ese mu byukuri ni rogari wacukuye mu muferege w'amazi none hari inyama y'umutuku wayona igitabago. Emeri gira inama ugira abantu. Ake inama nagira abantu. Mpereye ku bahungu nkuko nabivuze. Bro tega amatwi umva inama Emeri nagiye kukugira. Urakwiyamye mbesire makasi krokodile turakwiyamye witugira inama. Wagira inama na rurarwa rungana kuriya wowe nta soni. Ubusa imyaka 23 icyo kingana kuri wagiye kuyagana he. Ushaka kugira inama abahungu witugira inama turakwiyamye. None se Emeri ko mbona abantu bose bakwihaye bira bintu twabonye nibyo cyangwa ntago ari byo? Ni ibintu bikenerwa mu buzima. Amayi nkaranabyemera wa mukobwa wacu. Ko aho kugira ngo uyu munsi uzubikorane nanjye ejo ugende ubikorane n'uyu nguyu. Wahitamo gukoresha amacupa ni kuvuza ariko se Emeri uruzuye. Gaho twibwira amazina ukoresha kuri Instagram abantu bajya kugufollowinga bajye bireba umusate wawe. Amazina yanjye kuri Instagram banyita Baby Emily. Ngende mu following. Kandi ubu wabona nawe amezi arinze angana gutyo utarareba video ye. Nimba ushaka kureba video ye ya kuri YouTube wandikemo ngo David Yishi challenge ume subscribe unyandikira muri comment ngo nabikoze uhita unyandikira ku iyi numero ubundi nkukubita kiri kujya kwirebera mbega umusate akanyanga mu mutaranda.